yewe nakijwe n'uri umunyabyaha. Nanjye nasanze iwacu base mama yavugaga ishapure kuruta bazima n'abapfuye mbere ye. Ariko byagera kukuraguza urumva rega jewe ndi mukuru muri za 60 na kangahe abapfumu rwose umva narabasuye bihagije tukajyaho baragura barandaguriye banciye indasago kandi ubwo nigaga mu seminari nzaba padiri ncara nkategera mva kuba padiri naziriya nkumi n'iyi mitingito bihura ndabireka njya muri universite ngeze muri universite sanga freedom ni full umuntu akora icyo ashatse ujya mu ishuri ukiga nimugoroba washaka ukajya mu kabari muri weekend ukajya kubyina nta guhagarara mu seminari twari tumeze nk'imfungu sinigeze mba umusinzi ntaba nibeshye ariko twari inkubaganye kubyina kereka swari tarabaye ngo menye kwiriho kubyina gusambana kunywa inzoga yego sinkabye ariko uri rero nta kintu kibi nko kuba umunyabyaha udakabya. Uri rero ikibazo gikomeye dufite muri iyi si yacu ni abantu bashaka kumera nk'abandi. Umugabo aricara yarakijijwe yarakiriye Yesu Imana yamuzamura yatangira kugenda mu modoka nziza hone gomwe dore umuntu w'umugabo nkawe uricara ukirirwa unywa amafanta warangiza ukanywa amaji turarwana intambara y'ikintu cyitwa divayi umuvinyo divayi ariko buryo umuntu arabanza akanywa ka divayi ka vin rouge bakakubwira ati aka nagasirimu ugasa n'abandi ariko ejo iyo umaze kukamenyera bakabwira ati aka ngaka usunikaho gakeya ukanywa ka Musteri ni gatoya ugasa n'abandi ejo bakakubwira ati ariko aka ngaka buri umwe nk'akagode kamwe ka Johnny Walker ugasa n'abandi kuko ikosa rikomeye turimo gukora muri kino gihe bene data baba pastori ba bishops ba apostles ba prophets hari ikosa rikomeye turimo gukora turimo turafata abantu tukababwira imigisha Imana izabaha ariko tutabanje kuyibwira uburyo bahindukira bakayinezeza. Muzitegereza batubanjirije bose abahanuzi bose babwirizaga kwihana mwihane ririya jambo koresha mwihane nukuvuga ngo hindukira kandi guhindukira metanoia ntabwo ari guhindukira gusa nukuvuga ngo hindura imitekerereze yawe uhindure imyumvire yawe uhindure imikorere yawe uhindure imibanire yawe n'abandi uhindure byose ubundi cyahindutse n'icyo uretse kurabagirana abantu benshi rero nibyo bakora baraza bakakubira bagakuraho utuntu duke bakarabagirana ariko mimbere aracyari inzoka ugasanga umuntu ari kubwira ati ndakijijwe ariko ugasanga mimbere nta cyahindutse Imana ikavuga ngo ya nukuba icyaremwe gishya ntabwo ari ukwisiga amavuta tugasa neza nukuba icyaremwe gishya a new creation nta nubwo bavuga ngo nukuba umuntu mushya ntabwo ari umuntu mushya ni ikindi cyaremwe gisa n'umuntu ariko kitari umuntu kuko burya umuntu iri jambo iri niryo riduhinda karituramo yewe nshimira Imana ibi nabyize nkiri umusore ngitangira gukizwa nakijwe nsoma Bibiliya ubundi kubwakavukire yanjye nari umwirasi kabombo nta muntu kumbwiriza bari barambwirije kenshi aravuga ati nture we muhungu ati ntugire ngo yaje hano kubera uriya mukobwa wawe ati namurebye Imana imbwira ko ari umukozi wayo ati yewe sha ati ibyo wigira byose atuvuge ibyo bigambo byawe ariko hari umunsi uzakorera Imana abwira uwo mumana we ati nturebe uyu muhungu icyatumye Imana imuzana hano nukugira ngo umusengere jya ku mavu umusengere umutwite mu mwuka umunsi yavutse uzabibona uyu ni umukozi w'Imana uyu mujyi wuzuyemo abagabo babundabunda bakebaguza kuzuramo n'abagore babashotoranye kandi ibindimo kubabwira izi ni inyigisho tutagitindaho cyane kugira ngo tube icyaremwe gishya nuko duhindukira tukajya muri Yesu ukaba icyaremwe gishya ariko iyo umaze kuba icyaremwe gishya utura muri iri jambo
umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Aherukaga turi hariya mu Giporoso hafi yanyu, twabonye rero mwarahafashe, turavuga ngo reka duhunge twigire hano hafi. Ubwo rero naha turi, turashima Imana yaboneye umwanya, turabizi abari gahunda nishi, mudusangiza ijambo kumuka yabayoboye, hanyuma turabona gukomeza. Murakoze. Amina. Murakoze cyane Bishop. Murambabarira kambanze nsaba imbabazi ku bintu bibiri. Kimwe, ubushize hari igihe twakoranye gahunda ndibuze kwigisha hano, wagira ngo mu bintu Satana nshoboza akoresha mbuteyaje. Icyo gihe navuye i Gahini ari 10:30. Urumva kuva 10:30 uza hano, ubundi n'amasaha 2 ntabamo. Ambuteyaje nahuriye nayo i Nyagasambu. Kuva i Nyagasambu rwose kugera i Kabuga byari bibi ariko bidakabije. Ngeze i Nyagasambu usanga imodoka zose zaparitse, abashoferi bose bicaye kuri vola barasinzira, niko navuga. Nciye haruguru, abane kanje guciye haruguru buriya ndazikwepa, nce Kabuga ruguru, nce Rusororo, manuke imihanda yaho ndayize, kuko nabaye muri paruwasi yacu ya Kabuga. Uduhanda n'utwo mu cyaro ndatuzi. Ndaza ngeze Nyandungu nsanga noneho ho rwose wagira ngo bashyizeho road block. Mpamagara pastor nawe ni rwose byanze, Samo igeze nkiri hano kandi nabwo ndacyari kuri. Rero abari bahari uwo munsi bakabona umuntu ari igihe umuntu, ndabizi nanjye ndi umupastor mfite paruwasi ni, iyo umwigisha buze kiragurya nkabwira abantu mutere indirimbo ndebe ikintu mbwira waba, hanyuma nkashyushya ikigugu iko njya mbyita. Urabizi hari igihe umushyitsi aza agasanga ari ibiryo byari byahoze mwabibitse, ukabwira abantu mwe mumuganiriza, ugashyushya ikigugu ukamugaburira akaryaga. Nuko nanjye nyashyushye ibigugu, ariko ubundi siko biba bigomba kumera. Ubwo rero aba baraje uwo munsi byihanganire, kuko ubundi ntibiba muri gahunda yanjye kwica gahunda, ariko hari igihe Satana ajya zica akaguteranya n'abantu. Ariko yari ikintu nize kubabarira. Iyo umuntu ambwiye ati byanze, ndavuga nti rwose isi niko iteye, ntishashe neza, ibamo imikuku, ibamo imisozi. Nuko nuno munsi habuzeho gatoya n'ibyo byari bibaye, kuko navuye kuri Dove hirya iriya niho twari dufite inama ku Gisozi. Nza rwose ibintu bigenda neza, ndaza ngeze hano Kimironko byari bikimeze neza. Ngeze hari iruhande rwaho gereza yahoze bitiba biribana. Kuva kuri gereza kugera kwa Mushimire iminota 40, nicaye aho gusa umuntu urimo kubarosenga. Rero iyo byegeze aho ngaho uricara ugatangira gusenga, ngo Imana ibi ni ibyawe, ni umurimo wawe, kingura inzira. Ubwo ejo nabyizeho ubwenge, ejo nzahaguruka kare, kuko ntabwo ari umuco mwiza kuza abantu bahangayitse. Uzi iyo abantu bakubwiye ngo twagusengeraga ngo Imana ishimwe, umenya ko wateye kurwara igifu. Hari igihe utera abantu kurwara igifu, hanyuma ukagera rwose bashima Imana, ukamenya ngo wagakoze. So ndagira ngo nkuko nyambibwira abantu, iyo ndi bujye kwigisha ahantu, mbaza umuyobozi nkabwira nti se murimo muriga iki? Barambwiye ngo mufite umwaka ngo wo guhinduka. Amen. Abaroma 12. Ngiye rero intego abantu barimo niyo nigishaho, kubera ko burya buri torero rigira season, zigira season. Hari season yo guhinga amasaka, icyo gihe umuntu yejeje amasaka niyo urya ibivuye ku masaka. Yari season y'ibishyimbo, ubwo murya ibishyimbo. Iyo rero hano nk'ubu season yanyu siyo yacu, season yanyu ni umwaka w'impinduka ku buryo bwose. Season y'iwacu ni umwaka wo gusarura. Ubu ngubu teme dufite iravuga ngo ntimureba yuko ibisarurwa, mwubura amaso murebe ngo imirimo ireze yo gusarurwa. Yohana 4, umwaka wo gusarura. So reka tujye muri Baroma 12 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 2, ahandi tuzahiga ejo. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana
ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Buri mukozi w'Imana Paulo yari umuhanga cyane wo gufata ubutumwa bwiza akabushyira mu nteruro imwe, kandi ibyo yagombaga kuvuga byose akaba yabivuze. Dushobora kuvuga ngo uyu ni umwaka wo guhinduka. Ikibazo cya mbere ugomba kwibaza, tuzahinduka tubiki? Ese ni ibiki bizahinduka? Hari ibintu bundi byikora buri mwaka bigahinduka ubishaka utabishaka. Umubiri wawe urahinduka. Ushobora kutabibona kurimo guhinduka, ariko urahinduka. Uraryama mu gitondo wabyuka ntubone ko wahindutse, ariko umwaka washira wakwireba mu ndorerwamo ukabona hari ikintu cyahindutse. Umubiri urahinduka, niyo ushatse kuwubuza guhinduka urahinduka. Haleluya. Ariko buriya Imana yo nta kintu bijya bibwira, irakubwira ngo uyu muntu wacu w'inyuma, niko Paulo yandikira kuri ngo uyu muntu wacu w'inyuma we ahora ahinduka, arasaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahindurwa mushya. Haleluya. Buriya rero guhinduka gukomeye cyane Imana yishimira nuko guhinduka k'umuntu w'imbere. Ariko ikibazo kibamo akenshi twebwe uko ibintu twabigenjeje tugerageza gutunganya inyuma, ari abatoya ari n'abakuru. Niyo mpamvu buriya ba Petero na ba Paulo bandika baravuga ngo ariko bashiki bacu ngo umurimbo wanyu we kuba w'inyuma, ngo wo kwambara imikufi no kuboha imisatsi no gushonesha imyenda, ngo akubwo w'imbere. Bamwe ndetse babifata nabi bakibwira ngo Paulo yaravuze ngo abantu ngo ntibakambara imikufi. No, ntabwo ari cyo yavugaga. Yaravuga ngo mwikwibanda ku by'inyuma, kuko byo ntabwo ari byo by'ingenzi ku Mana. Haleluya. Uyu munsi rero ndagira ngo dufate ikintu kivuga ngo duhinduka dute. Hano Paulo yanditse aravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, kuko iki nicyo kibazo cyamye kibaho kuva isi yabaho. Ikintu kigora abantu ni ukwishushanya nabo mu gihe cyabo. Haleluya. Ejo bundi wacu twari turimo kwiga ahantu Samweli yabwiraga Abayisiraheli, baraje baramubwira ati twebwe dushyirireho umwami kugira ngo bigende bite, kugira ngo tumere nk'andi mahanga. Samweli akababwira ati uwo mwami murashaka uw'iki? Imana si umwami uduhagije. Batoya, turashaka kumera nk'abandi. Buriya rero ikibazo gikomeye dufite muri iyi si yacu ni abantu bashaka kumera nk'abandi. Umugabo aricara yarakijijwe, yarakiriye Yesu, Imana yamuzamura, yatangira kugenda mu modoka nziza. Umuntu w'umugabo nkawe uricara ukirirwa unywa amafanta, warangiza ukanywa amaji, wabaye nk'abandi. Uwo muri ino minsi abarokore turarwana intambara ikomeye cyane, ariko nizere ko mutaza kundakarira niba harimo abayifite. Turarwana intambara y'ikintu cyitwa divayi. Divayi, umuvinyo divayi. Ariko buryo umuntu arabanza akanywa ka divayi ka vin rouge, bakakubwira ati aka ni agasirimu, ugasa n'abandi. Ariko ejo iyo umaze kukamenyera bakakubwira ati aka ngaka usunikaho gakeya, ukanywa ka Musteri ni gatoya, ugasa n'abandi. Ejo bakakubwira ati ariko aka ngaka buri umwe nk'akagode kamwe ka Johnny Walker, ugasa n'abandi. Noneho nyuma y'igihe gitoya ugasanga wa mugabo wakizwaga yagiye mu kigare asa n'abandi, arabanza asangira n'ab'inzoga, hanyuma mu minsi mikeya ukamubona n'ibindi byose yarabigiyemo. Ati wa murokore asigaye afite inshoreke hariya hirya mu izindiro. Umuntu w'Imana wasengaga wajya kumubwira ariko ibintu numva bakuvuga ngo ariko ntimukivange mu buzima bw'umuntu, ubu ni ubuzima bwanjye bwite, ndashaka gusa n'abandi. Ariko Paulo akatubwira ngo mwe kwishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Haleluya. Bivuga ngo iki gihe kiraduhamagara ngo duse nacyo, ahubwo ukarushaho kugihunga ugahinduka rwose. Kugira ngo rero ibi bishoboke
haleluya. Hejuru yavuze ngo kubw'ubuntu bw'Imana nahawe ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibe bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Igitambo ukagishyira ku gicaniro ukabwira Imana ngo Mana, this body, uyu mubiri wanjye ni igitambo, kandi ubwo ari igitambo cyawe sinzawukoresha ibyo nshaka, ibyo ushaka gusa nibyo uyu mubiri wanjye ukora. Haleluya. Kandi nta kintu cyiza nko gukora ibyo ngibyo, ukavuga ngo ya hari ibyo ntakora kuko ndi igitambo ku gicaniro cy'Uwiteka. Amen. Amen. Yewe kubyigisha biranyorohera cyane, kubera yuko nkiri umusore yewe nakijwe n'uri umunyabyaha. Hari abantu bagize Imana bavuka iwabo bakizwa, usanga papa na mama ari abarokore, usanga iwabo basenga. Nanjye nasanze iwacu mama yavugaga ishapure kuruta abazima n'abapfuye mbere ye. Ariko byagera kukuraguza, urumva rega jewe ndi mukuru muri za 60 na kangahe, abapfumu rwose umva narabasuye bihagije ko nige mwana wa mama wize bwa mbere. Ndi umwana wa kabiri na nyuma yanjye bakurikiyeho barize nabo. Ariko kubera ko iwacu habaga abarozi, iyo nazaga muri vacances yabaga afite impungenge ko bazamurogera umwana wiga, tukajyaho baragura, barandaguriye banciye indasago kandi ubwo nigaga mu seminari nzaba padiri. Ntubona rero iyo wavukiye bene nkaho ngaho, ubwo mu seminari byo byararangiye byo kuba padiri mbivamo mfite imyaka 19 nibwo narangije sogonderi. Buriya rero ku myaka 19 ibintu byose muri wowe biba byahindutse byose. Wabaye muremure, ijwi ryatangiye guhinduka, amaso yatangiye kubona ukundi, urareba hirya ukabona inkumi zose zabaye nziza, waryamo ukumva ufite imitingito mu mubiri. Icara nkategereza mva kuba padiri na ziriya nkumi n'iyi mitingito bihura. Ndabireka njya muri universite, ngeze muri universite sanga freedom ni full. Umuntu akora icyo ashatse, ujya mu ishuri ukiga, nimugoroba washaka ukajya mu kabari, muri weekend ukajya kubyina, nta guhagarara. Mu seminari twari tumeze nk'imfungu, twagiraga discipline idasohoka, itareba iruhande, itareba iburyo n'ibumoso. Noneho ndirekura, sinigeze mba umusinzi, ntaba nibeshye. Ariko twari nkubaganye kubyina, kereka suwari tarabaye ngo menye kwiriho. Kubyina, gusambana, kunywa inzoga, yego sinkabye. Ariko uri rero nta kintu kibi nko kuba umunyabyaha udakabya. Abantu barakunda ko ariko wowe uri umwana mwiza, maze no gukizwa bamweretse wewe wakijijwe iki ko muri groupe yacu ari we muntu muzima twagiraga. Nyine kuko ibyaho bikora mu kinyabupfura. Buriya hari ikintu tujya twita imfura y'umunyabyaha cyangwa umunyabyaha w'imfura. Rwose ukaba umunyabyaha ariko udakabya. Hanyuma nza kugira Imana ndakizwa, ariko mu gukizwa intambara narwanaga, Imana y'isi n'ijuru nemeye gukizwa, none nazasubira muri bya byaha n'abagabo. Imana irambwira ngo ujye ugendera imbere yanjye umenye ko nkureba. Haleluya. Aho uzajya hose ujye umenya ko nkureba, ntangira gutoza umutima wanjye ko Imana indeba. Nubiyo ngenda nyabwira abantu ngiye icyo wampanisha cyose kijyanye n'ibyaha, naguhagaranti ko ntari bugikore. Bano bari pastor wagiye uca bugufi ko nawe uri umuntu. Nawe nuze wagize ngo n'imbaraga zanjye, n'imbaraga z'amaso y'Uwiteka. Haleluya. Kuko hano batubwiye ngo tanga umubiri wawe ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Haleluya. Hanyuma akavuga ngo noneho kugira ngo ibyo bishoboke nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo mwe muhindutse rwose. Muhindutse mute mugize imitima mishya. Buriya ubutumwa bwiza Yesu yaje avuga, niho ngiye guhera. Ubutumwa bwiza Yesu yaje avuga, ni mureba muri Matayo ibice 4.
yaje avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Aho niho byose bitangirira, kuko ikosa rikomeye turimo gukora muri kino gihe, bene data b'abapastori, ba bishops, ba apostles, ba prophets, hari ikosa rikomeye turimo gukora. Turimo turafata abantu tukababwira imigisha Imana izabaha, ariko tutabanje kuyibwira uburyo bahindukira bakayinezeza. Muzitegereza batubanjirije bose, abahanuzi bose babwirizaga kwihana. Yesu atangira, Yohana umubatiza kuko yabanjirije Yesu, Yohana umubatiza atangira kubwiriza ubutumwa bwe bwa mbere yavuze, reka tubirebe muri Matayo ibice 3, yatangiye abwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Na Yesu aje atangira abwira abantu ati mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Matayo ibice 3 umurongo wa 2, hemere ku murongo wa mbere. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nawe aje igice cya 4 umurongo wa 17, yahise ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimusoma ibyakozwe n'intumwa, ba Petero batangiye kubwiriza, batangiye bavuga ngo mwihane kugira ngo icyo gihe cyo guhemburwa kibone kuza. Ba Paulo aho bajyaga hose bavuga mwihane. Kubera iki bavuga kwihana? Ijambo bakoresha ntabwo ari ukwihana kureka ibintu, oya, kwihana ukareka ibintu bimwe na bimwe, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bavuga. Ijambo iringiri bakoresha hano mu Kigiriki ni metanoia. Metanoia baravuga ngo kora U-turn. Narebaga ahangaha bakambwira ngo yewe Rutayisire we ni Karame, nkahindukira nkareba hariya. Ntabwo ari uguhinduka gusa, ni uguhindukira. Warebaga iriya, ureba ibiri hariya, uryoherwa n'ibirya hariya, ukora ibijya hariya, ikaguhamagara ugahindukira ukareba hariya aho iri, ugatangira gukora ibyo ishaka, ugatangira gukora uko ishaka, ugatangira gukora ibyo ikubwiye, kuko ntabwo wahindutse gusa, ahubwo wahindukiye. Haleluya. Hari abantu benshi rero bagenda mu bukristo ariko batigeze bahindukira. Ubundi iyo tuvuka ku bwa kamere yacu turabo kugirirwa umujinya, iyo tuvuka ku bwa kamere yacu dukora ibyaha, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu n'ubugingo bw'iteka. Buriya rero ababwirije ubutumwa bose batangiye babwiriza, muzitegereze, batangiye babwiriza muhindukire, metanoia, mwihane. Ririya jambo bakoresha mwihane ni ukuvuga ngo hindukira. Kandi guhindukira, metanoia, ntabwo ari uguhindukira gusa, ni ukuvuga ngo hindura imitekerereze yawe, uhindure imyumvire yawe, uhindure imikorere yawe, uhindure imibanire yawe n'abandi, uhindure byose ubicyare mu gishya. Haleluya. Paulo abwira abanyakorinto mu rwandiko rwe rwa 2 mu gice cya 5, aravuga ngo erega iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Haleluya. Bivuga ngo uriyuburura ukagira icyo bita metamorphosis. Kera ni inkuru ariko ni imigani ngo inzoka yabanaga n'ikinyabwoya. Rero kwigisha abantu bo mu mujyi birakora, bamwe ntibazi n'inzoka. Ikinyabwoya cyo ntibaranakibona. Hari abana hano iyo uvuze ikinyabwoya baravuga ati ikinyabwoya ni iki? Hari abantu muzi ikinyabwoya? Ikinyabwoya n'inzoka bifite ikintu bisangiye byombi, abantu barabyanga. Kuko ikinyabwoya kirababana, inzoka irarumana. Noneho bukeye ikinyabwoya kibwira inzoka gita ariko jewe hari ibintu ndambiwe. Ndambiwe abo bantu bankubita bakanyica, ndambiwe abantu banyanga. Ubwo Imana yandemye ikampa amahwa, ngiye kujya kuyibaza. Nibwire ngo ko wandemye mfite amahwa abantu bakaba banyanga, mbikoreho iki? Inzoka itigenda, nanjye ndasigara mbitekerezaho, tubishakira umuti. Ikinyabwoya kiragenda kijya kwa Mana umuremyi wacyo, arayibwira ati rero Mana niwe wande umpa amahwa, sinayagusabye. Abantu baranyanga kubera amahwa yanjye. Imana irakibwira ati ubwo wabyemeye ko amahwa yawe ari mabi, ugiye guhinduka. Twara akagapamba wizingiremo,
uzagende wizingire muri aka gapamba umaremo iminsi 21 uzasohoka uri icyaremwe gishya. Burya muri mwebwe abize biology bazi ikintu cyitwa metamorphosis. Iyi kinyabwoya kigiye muri kukunu kiragenda kikabundamo, nta kindi gikora, kibunda muri kukunu. Ku munsi wa 21 ugasohoka hasutse ikinyugunyugu cy'amabara, kiragenda kizingiramo, kibwira inzoka kiti rero ngiye kujya muri aka kantu Imana yampaye ndebe ikizavamo. Kijyamo. Ku munsi wa 21 gisohokamo gifite amabara, kiraguruka, kirayembayemba, kiraguruka, kinyura hanze, kiraguruka. Abana bakibonye bati dura akantu keza we, abagore bakibonye bati nimuze murebe akantu keza kari hano. Gisubira kibwira inzoka turabizi bya bintu birakora. Aho nanyuze hose abana bahuruye baza kundeba, n'abagore banyishimiye bavuze ko ndi mwiza, nta wigeze ntera amabuye. Inzoka rero shaka buryo ubugoryi wabajije n'inyoni se. Ikintu cyajyaga kikurinda n'amahwa yawe ubwo wayakuyeho, inyoni zirakurya. Buriya rero abantu benshi nuko batekereza. Hanyuma inzoka ibwiye atari ko buriya ibyo wavugaga nanjye nasanze ufitemo point, uretse ko umuti wafashe ntabwo ari mwiza. Nanjye buri gihe wari wagiye naguze amavuta meza, unsige unogerereze nse neza. Kirayisiga, kirakuba, kiranogerereza. Abadamu nibo babyumva kuko ari igihe ubona umudamu ushaje akikubita ibintu bita fondasiyo neza neza, mwahurira mu nzira wese uriya si wa mudamu ko yahoze afite iminkanyari yagiye yikubise fondasiyo tu arabiringaniza ahinduka inkumi. Irasiga neza, ni byose bivaho, bikanyara byose bivaho, irasohoka imeremeta, igenda nyine yahindutse inzoka irabagirana. Umwana yibonye ati hano hari inzoka we, umugore ati numuhurura inzoka, ahurura n'ibibando n'amabuye, isubira mu mwogera ikinyugunyugu iravuga ati bari banyishe nubwo wansize amavuta nkarabagirana. Uzare burya inzoka iyo ikubise yita irameremeta. Ikinyugunyugu kirayibwira ataragosha, uriya nubwo wisize amavuta ukarabagirana uracyari inzoka. Imikaka ni y'inzoka, umutwe ni uw'inzoka, ingendo ni y'inzoka. Ubundi cyahindutse n'icyo uretse kurabagirana. Abantu benshi rero nibyo bakora, baraza bakakubwira bagakuraho utuntu duke bakarabagirana, ariko n'imbere aracyari inzoka. Ugasanga umuntu ari kubwira ati ndakijijwe, ariko ugasanga n'imbere nta cyahindutse. Imana ikavuga ngo ya ni ukuba icyaremwe gishya, ntabwo ari ukwisiga amavuta tugasa neza, ni ukuba icyaremwe gishya, a new creation. Nta nubwo bavuga ngo ni ukuba umuntu mushya, ntabwo ari umuntu mushya, ni ikindi cyaremwe gisa n'umuntu ariko kitari umuntu. Kuko burya umuntu, ngo padiri yabajije umutwa kera, hari ibintu twigaga muri gatikizima ati umuntu ni iki, barasubiza ngo umuntu ni ikiremwa cy'Imana gifite umubiri na roho. Aravuga ati padiri umuntu, ati umuntu ntabwo umuzi, ati umuntu ni umuntu, niba utari wamubona uzamubona. Ntabwo Imana ivuga ngo aba ari umuntu mushya, oya iravuga ngo sinshaka kuba umuntu mushya, ndashaka kuba icyaremwe gishya. Mu yandi magambo, twebwe iyo duhindukiriye Kristo tuba abana b'Imana. Ntabwo tuba tukiri abantu ba hano ku isi, nubwo dusa n'abantu, nubwo dusangira n'abantu, nubwo duturana n'abantu, duhamagarirwa kwitwara nk'abana b'Imana bagenda mu isi. Haleluya. Ni ikintu gikomeye. Nimuzagitekereza mukacyumva neza, kuko biratubwira ngo Yesu yatangiye kwigisha aravuga ngo ritani, muhindukire kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Bivuga ngo mwinjire mu bwami bw'Imana, muba abaturage b'ubwami bw'Imana, muba abaturage b'ijuru bari ku isi. Abaturage b'ijuru bari ku isi. Niyo mpamvu Pawulo atubwira ngo ntitwishushanye n'abigiye, bari hasi bene wacu. Ni bene wacu ku mubiri, ariko ntabwo ari bene wacu mu ijuru. Amen. Erega buriya ni ikintu gikomeye. Utarahemukirwa n'umuvandimwe niwe utumva neza icyo Imana ibivuga. Umuntu muvindimwe akakurya akaguheza,
kuko nubwo muva indi imwe mu mubiri ntabwo muhuje imico. Hari umugabo twari duturanye, ubu ngubu yarimutse ahantu yarahagurishije, yari afite business ayifatanya na mushiki we bava indi imwe. Mugabo akaba indangara agahugira mu bindi, umugore aritonda aramurya nk'uko igisiga kirya ifi ikanuye. Buriya hari ibintu birika bikanuye, ifi bayiroba ikanuye, bakayiteka ikanuye, bakayirya ikanuye. Nawe yamuriye areba neza, akabona mushiki we arimo aragura amakamyo, arimo arubaka amazu, hanyuma business za kwikubita hasi irahoba, akamubwira ati masere, abatereka da we izira ni ibyanjye, iriya ni ibyanjye, wowe nta cyakora nshobora wenda kugutekerezaho nkakuremera. Ariko aramuheza mwene nyina kuko ni umuntu. Ariko twebwe ntabwo turi abantu bene abo, ntabwo twishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo twahindutse ibyaremwe bishya. Donc twebwe tugenda nk'abantu, ariko muri twebwe turi abandi, dutekereza nk'Imana, dutekereza ibya kure, tutaryana. Ejo tuziga isura y'icyaremwe gishya, ariko reka mbanze mvuge uburyo uko duhinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Ni iki kiduhindura icyaremwe gishya? Icya mbere, Imana iratubwira ngo twebwe tujya muri Kristo. Tujya ikinyabwoya cyagiye muri kukunu, kizingiramo, cyambara ipamba ya kukunu. Ubususuruke bwa kukunu butuma gihinduka, kivamo ikinyugunyugu. Twebwe rero tujya muri Kristo. Imana yatureba ikagishaka wa munyabyaha ikamubura, kabona umuntu wambaye Kristo. Haleluya. Muri mwe harababaye mu nka, hari abantu bigeze baragira inka muri mwe. Ibyo ngiye kuvuga nibo bari bubyumva, abandi ntabyo bari bwumve. Cyeri wacu twe twavukiye mu Mutara twaragiraga inka. Noneho bakabaho ubwo inka igira ibyago, ubwo natwe twabaga twabigize igapfusha inyana. Noneho akanyana tukakabaga, nyina itabizi. Noneho nijoro tugafata uruhu rwa ya nyana yapfuye, tukarugereka hejuru y'indi nyana nzima, tukayisunika, tukayitwara gakeya, tukayegereza ya nka yapfushije. Twabyitaga gutsindira. Kaza yakubitaho amazuru, kumva impumuro n'iyinyana yayo, ikayadota. Inyana ikajyamo ikonka, inka tukayikama. Hacaho n'iminsi ikayimenyera, ikagira ngo ni ya nyana yayo. Finished. Natwe burya ni Imana yakoze, yafashe umwana wayo ajya ku musaraba, arapfa, hanyuma ituzingira muri we, itwitsindiraho, iradukunda. Haleluya. Ariko iravuga ngo ubwo nakwitsindiriyeho ukaba umwana wanjye, ubwo nyine urasa na Yesu. Haleluya. Buriya nicyo abantu batarasobanukirwa. Twebwe ntabwo turi abantu bagenda bapaca dushakisha, oya, twe turi abantu bagenda bahinduka. Nibyo Paulo yandikiye abanyekorinto mu rwandiko rwo rwa 2:3:18 ngo twebwe dutumbiriye Kristo, mu maso hacu hadatwikiriye, ngo tugenda duhinduka tukaba bashya, ngo tugahinduka tugasa na Yesu. Haleluya. Buri munsi ukagenda uhinduka usa na Yesu. Njye mbibwira pastor nawe rero umunsi tuzagera mu ijuru tuzatangara. Hari ubwo Imana izareba abantu ikavuga ati abantu uzanye ko badasa na Yesu wabakuye, ko mbona abangabo badasa na Yesu. Hari nubwo tureba kwisi ikavuga ati rero umuntu ntabwo asa na Yesu, aramwiyitirira ariko ntabwo asa na Yesu. Kandi burya nkubwire, iyi nka yadekuvuraga, yavumburaga ko inyana mwayizaniye atari yayo, bambe yayikubitaga umugeri ukicuza icyatumye uyizanira. Gomba kwifubika Yesu ukajyamo ku buryo aho Imana irebera hose ibona uri muri Kristo. Hari ahantu Paulo yandikiye Abaroma aravuga ubwo twebwe twambaye Kristo. Haleluya. Ukagenda ukubonye wese, burya uzi ko ikintu kiranga umuntu ni imyambaro yambaye. Nk'ubu ngubu bawaje bati ariko pastori wabigishije yari yambaye ishati yenda kuba umutuku, yenda kuba move, n'ipantaro y'umukara. So umugabo ngo waciye hangaha bati nuwo twavugaga. Imyambaro iyo wambaye Kristo, ikintu abantu bakumenyeraho ni umwambaro wambaye. Tugahinduka ibyaremwe bishya, twambaye Kristo, tugasa nawe ntituri we, ariko baratureba bakabona isura ye muri twe, ko tugenda duhinduka tugasa nawe
Maroma Paulo yaravuze ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, abo yamenye yahamagaye yarabatsindishiriza, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza ngo kugira ngo base n'umwana wayo ngo azabe mukuru wa bene se benshi. Sibyo? Twagera mu ijuru bakabona twese dusa na Yesu. Imana ikavuga ngo mfite abana banjye basa na grand frère wabo. Haleluya. Buri icyo Yesu yaje kudukora, yaje kutwereka umuntu usa n'Imana uko aba ameze. Kavuga ngo none mugerageze gusa nanjye, tuzabyiga ejo ariko ntabwo reka tubanze turebe uburyo tubigeraho hanyuma dusoze. Icyambere kidufasha kubigeraho ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo iri iyi Bibiliya nsigaye nyikunda. Ejo bundi nagiye gusura umusaza witwa Mpyisi, ampiye Bibiliya, teyemo kasha, arambwira ati pastor, ati ndagukunda cyane, ati mu bantu bakundira ijambo numvise urimo, ati nakugeneye iyi mpano ya Bibiliya. Ndabona ngiye kujya nyigendana, nubwo mfite izindi nigishiriza muri kwigira rwose, ngiye kujya nyikunda urukundo, kuko iri jambo iri yarambwiye ati iri jambo niryo rikwereka nyiraryo. Haleluya. Iri jambo niryo rituma umenya nyiraryo. Iri jambo Yakobo aravuga ngo ni indorerwamo twireberamo ngo tukamenya uko dusa. Iri jambo ryifitemo imbaraga zo kugufata rikaguhindura. Haleluya. Paulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 ibice 3. Imirongo myinshi iyo yize mu mutwe ugira tendency yo kwigisha abantu batayisoma, ukibwira ko nabo bayizi. Reka yo tuyisome. Timoteyo urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Aravuga ngo Timoteyo we, ngo kuva mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15. Ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Niryo ritwigisha uko twinjira muri rwa ruhu tugatsindirwa. Amen. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Iri jambo iri niryo riduhindura tukarituramo. Yewe nshimira Imana, ibi nabyize nkiri umusore ngitangira gukizwa. Nakijwe nsoma Bibiliya. Ubundi kubwa kavukire yanjye nari umwirasi kabombo, nta muntu kumbwiriza. Bari barambwirije kenshi. Hari ahantu nakundaga kujya, mu mama wawe yari umupanekote w'abandi batega ibitambaro. Abapanekote rero niho bahuriraga kenshi, kandi nanjye nakundaga kujya ko yari afite umukobwa twuzuraga. Ntabwo najyaga ngiye gusenga, ntuzuraga n'umukobwa we twiganaga kuri university. Hanyuma kandi nkakunda kujya impaka n'abarokore, kandi kenshi nkabatsinda. Bunzi kujya impaka, tukajya impaka kabereka ko ibyo bavuga baba babeshya. Bamwe rimwe bakabura n'amagambo yo kumbwira. Ariko ndibuka rimwe nagiyeyo, haza umugabo yari yavuye Kabera kwa Mariyamu, arandeba ndabwira uwo mukecuru, ntabwo ntabwo yari umukecuru, yari umumama, nuko mwita umukecuru kuko yandutaga. Yari mama w'umukobwa twuzuraga, ariko ubundi iki gihe yari mu myaka nka 40. Aravuga ati nturebe uyu muhungu, ati ntugire ngo yaje hano kubera uriya mukobwa wawe. Ati namurebye, Imana imbwira ko ari umukozi wayo. Ati yewe sha, ati ibyo wigira byose, atuvuge ibyo bigambo byawe, ariko hari umunsi uzakorera Imana. Abwira uwo mumara we ati nturebe uyu muhungu, icyatumye Imana imuzana hano ni ukugira ngo umusengere. Jya ku mavu umusengere, umutwite mu mwuka, umunsi yavutse uzabibona. Uyu ni umukozi w'Imana. Reko uyu nguyu byaramucanze tu. Ari umugaturika wize mu iseminari wiyemera. Umukecuru arasenze rwose,
umwaka urashize afata ubusa, hiyongeraho undi afata ubusa, 5 nta kivamo. Ariko ubwo nari nkiri muri kukuna. Mwaka wa 6 mpfunukamo, jewe napfunutsemo nguruka nk'ikinyugunyugu. Ko nakijwe ku wa 5 nibwo nabyatuye, ku cyumweru narabwirije mpamagara bihana warakizwa. Kandi mfatira aho ngaho, ntabwo nigeze nsubira inyuma. Ariko ikintu mbabwira, iri jambo mbere yuko nkizwa Imana yararifashe ndarisoma numva riraryoshye. Ko nari umukatolika nari ntari yansoma Bibiliya, nubwo najyaga impaka ntacyo narinzi. Burya baswa bajya impaka ku bintu batazi. Hari igihe njya nganira n'abantu biyise abanyabwenge bafite za PhD, nanjye ndayifite. Byatangira gutera amahane nkabwira numva nkubwire, nta muntu w'umwe intellectuel ujya impaka ku bintu atazi. Ibyo urimo kujyaho impaka nta Bibiliya wari wasoma, n'utuntu wapapiriye hariya na hariya na hariya. Genda ubanze uyisome, nuyirangiza 3 uzambwira uti narayirangije tujya impaka, hari icyo uzabuziho. Kandi hari umugabo nigeze kubibwira koko, aravuga ati uriya mugabo aransuzuguye kuko ati kumva anyita injiji. Nambwiye niwe ntabwo njye impaka n'injiji. Uri umunyabwenge, yari umwagoronomi, uri umunyabwenge mu bya agronomi, ufitemo doktora, ariko ibya Bibiliya byihorere, ntukabijya impaka kuko muri Bibiliya urinjije ntacyo uzi. Bimutera umujinya, noneho yiha discipline yo kuyisoma, akazaza none tukajya impaka antsinda. Atangiye kuyisoma iramuterura imukubita hasi iramutsinda. Tuza kongera guhura, arambwira ati nanjye narakijijwe, ni nuko bigenda. Iri jambo Paulo yatubwiye ngo ryifitemo ubushobozi bwo kugufata rikakujigatira, rikakwemeza ibyaha byawe, ntawe uje kurifasha, rikakwemeza ibyaha byawe. Yarangiza akubwira ngo kandi ndakwihanangiriza, va muri ibyo urimo uhinduke icyaremwe gishya, ngo rikamuhanira gukiranuka. Byarangiza rikamwungura ubwenge, hanyuma akajya agenda mu nzira asobanutse. Haleluya. Nta kintu cyiza nko kubaho warize kandi uzi Bibiliya, kuko buriya amasomo twiga mu ishuri aduhesha akazi, kaduhesha amafaranga, bikaduhesha icyubahiro. Ariko iki gitabo kiguhesha ubwenge butuma utaba umunyabyaha. Ukajya ugenda bavuga bati hari abantu ejo tuzaza gukora audit, kandi ukora mu bintu by'amafaranga, uvuga ati ni wenda mutumize n'ijuru rize ribafashe. Imana irabizi ko gese nshobora kwiba amafaranga yo mu kazi. Audit bakazikora, nuwakubeshyera bigafata ubusa, kuko iyi Imana iri mu ruhande rwawe barakubeshyera ikakuburanira. Irabikora, ni nariwe kureka bakakujyana amageragere, uzayibaze ngo se Imana byagenze bite? Uzaba uri on mission. Hari umuntu izaba ishaka kugeraho uri mageragere, kandi ushobora kugerwaho nawe wenyine. Cyangwa se hari igihe ibiguhungishije ibindi bintu, ikabikubitse mageragere, itegereje kuzagukurayo ikujyana ahandi. Haleluya. Reka mbahe urugero. Umwana witwa Yosefu, nyirabuja yaramubeshyeye ati yashatse kumfata, baramukubita, bamujyana muri gereza, baramufunga. Ariko burya icyo Imana yari irimo gukora, yaravugaga ngo uyu mwana namuteguriye kuzungiriza Farawo, kandi uburyo bwiza bwo kugeraho Farawo ari nuko mwegereza abakozi bo kwa Farawo bakamumenya, naho ubundi ntazigera amenyekana. Ubundi se umuntu w'umucakara, ubu muboyi waba ari hano wagukorera, yazamenyekana te adahuye n'abashobora gutuma amenyekana? Kubundi yari umuboyi kwa Potifari. Ariko kugira ngo azagere hafi ya Farawo, yagombaga kugera ahantu bazamenya yuko hari icyo afite. Baramufunga haza, kandi bamaze kumufunga, Imana ihumura amaso ya Farawo, ibona ko hari abakozi be bakora amanyanga. Iramubwira turabona ibi bigabo bikora amanyanga mu rugo rwawe. Arabafatana barabafunga, basanga Yosefu muri ya gereza. Haleluya. Imana ibatera inzozi, bararota, araza arazirotora. Kandi abwira umwe muri abo ngabo ati kandi nugera ibwami uzanyibuke umvuganire. Imana iravuga ngo no, iki si cyo gihe cyo kugufungura, imwongerera imyaka ya gereza. Uzi icyatumye imwongerera imyaka ya gereza? Muragira ngo nkibabwire, iyo bamufungura kirya gihe urya mugabo yasohotse,
yari guhita yitahira cyangwa agashaka ahandi ajya, bazamushaka bakamubura. Ariko Imana yavuze iti no, guma hano muri gereza, urya kawunga, urya impungure, by'ibishyimbo byo muri gereza, ariko umunsi nzakuzamura uzarya ifiriti na mayoneze. Haleluya. Igihe kigeze Farawo ararota, arose inzozi ziburu zisobanura. Wa mugabo Imana ikanda buto yitwa Rimayinda, ibuka sha, ati nyakubahwa mutware, nibutse ko hari igihe wigeze kumfunga, kandi hari umwana twari dufunganywe yasobanuraga inzozi nkaho ari we wazitanze. Farawo ati nimwihute mumunzanire, nabuze ibitutsi. Ngo baragenda barumbwe tuvo petit, iyuhagire, wikubite perfume, wambara imyenda y'ibitare, tukogoshe. Taza kunuka imbere ya Farawo. Bamujyana ahagaze neza, aragenda hagarara imbere y'umwami, aramubwira ati nibyo inzozi wavugaga, dufite Imana isobanura inzozi. Haleluya. Arazisobanura, arangije abaha strategy. Farawo aramureba, aravuga ngo mva. Afata impeta yikura mu rutoki, abaza ibyegera byo, aravuga ati mva, nihagira utinyuka mbwire, hari undi muntu tuzabona ufite ubwenge nk'ubw'uyu mwana, kandi burya iyo umwami avuze gutyo ntawe utinyuka kuvuga ngo arahari. Aba yarangije kubambika agapfukamunwa. Batoya ati ntawe rwose, ahubwo uko wabonye Nyagasani niko bimeze, batiyimutera. Bamwambitse impeta, aravuga ati nibagutembereza umurwa, guhera uyu munsi ibwiriza ryose uzatanga bajye baryumvira nk'aho ryewe waritanze. Burya Imana yamumanuye muri gereza, irimo kumuzamura imujyana hakurya. Haleluya. Kuko iyo ugendana n'Imana warahinduwe n'iri jambo. Bibiliya bivuga neza, iravuga ngo Zaburi ya mbere ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Haleluya. Ngo uwo nguwo ngo azamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo kandi ngo n'icyo azakora cyose kizamubera cyiza. That's the secret of success. Iryo ni ryo banga. Haleluya. Kubaho n'Imana ikureba ikavuga ngo yes, hari umuntu mfite hariya, ni cyaremwe gishya. Hari umugabo mfite hariya, nta kabakaba, nta kebaguza. Uyu mujyi wuzuyemo abagabo babundabunda bakebaguza, kuzuramo n'abagore b'abashotoranyi. Twigeze kugenda zizambute zo mu mujyi, hari mu gitondo, tumanuka hariya muzi iyo umuntu avuye kuri Parliament, wa muhanda wo hasi ukomeza ugana za Kacyiru cyangwa abandi bari bukate bakajya mu mujyi. Nanjye nari ndi muri ambute twese tugenda dutonze umurongo, mbona umukobwa wambaye nabi, nanjye naramubonye. Mu mutima ndatekereza ni kandi uyu mukobwa arateza akantu. Ko nabonaga abagabo bose bagenda bagiye kurwara urukeho bareba ku ruhande. Noneho traffic iza guhagarara, umugabo umwe yakurikije amaso ameze gutyo, ngiye kumva numva ngo pi ntararikoze. Wowe ugenda icyo waguze ureba hehe? Uzizira telefone zacu abantu babundabunda nijoro mbere yo gutaka, banza gasibasiba ibintu by'amanjwe yiriwemo, by'ama message atagombaga kwandika, by'amachat atagombaga, bagatangira gasibasiba. Nibyo nita kubundabunda muri telefone, ukagenda ubundabunda ngo urabundabundira iki. Buriya rero umuntu wasogongeye iri jambo amenya iby'Imana ikunda, akamenya iby'Imana yanga, iby'Imana ikunda akabikora, iby'Imana yanga akabyirinda. Imana yagimureba ikavuga ngo Yesu uriya ni umuturage wo mu bwami bwanjye. Haleluya. So ikintu cya mbere gituma tugenda dutyo, ijambo ry'Imana. Amen. Icya kabiri, umwuka wera. Kandi ibindimo kubabwira, izi ni inyigisho tutagitindaho cyane, kugira ngo tube icyaremwe gishya nuko duhindukira tukajya muri Yesu, ukaba icyaremwe gishya. Ariko iyo umaze kuba icyaremwe gishya, utura muri iri jambo, rikakugaburira, rigahindura imitekerereze yawe. Icya gatatu, umwuka wera. Nkunda hano Samuel yabwiye Sawuli, aramubwira ngo nuzamuka uraza kugenda, urahura n'abahanuzi bazamuka bagiye gutambirira Uwiteka, nawe ujyemo. Baraba batwaye ihene 3, baraguha ihene imwe, ujyemo nawe uhanure, urahita uhinduka undi muntu, urahinduka umuntu mushya.
ngo umwuka muzaho ngo Sawuli agira umutima mubi. Muze kubireba muri Samweli murabibona. Kuko burya umwuka wera yaje niwe ushyira muri twebwe kamere y'Imana. Haleluya. Buriya hari ikintu kimwe abantu bishe. Abantu benshi bazi yuko umurimo w'umwuka wera muri twebwe no gutuma dutigita tukavuga mu ndimi ndahugano ya. Buri ikintu umwuka wera akora araza akajya muri twe natwe tukajya muri we. Umwuka wa Kristo akadushyiramo umutima wa Kristo. Tuzabyiga ejo. Kuko umwuka wera mu by'Imana ikoresha ngo duhindure bashya. Habamo n'umwuka cyane cyane imbuto z'umwuka. Kuko burya imbuto z'umwuka nibyo tuziga ejo nizo zigaragaza umutima wa Kristo Yesu. Amen. Ibyo nzabibigisha ejo ndambuye cyane. Ugahinduka icyari mu gishya. Reka tugane ku musozo. Ku minota yanjye irimo irasoza. Hanyuma ariko mbabwire buri muntu wese wicaye hano abanza agenzura ibyo bintu bitatu. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo mwe kwishushanya n'abiki gihe. Va mu bigare urimo kugendamo. Uyu mujyi urimo udutsinda tubi. Urimo ibigare by'abagabo bimbura mu maro. Iyo mvuze bimbura mu maro ndavuga ibyo unzi. Urimo abagabo bashuka abandi bakabajyana mu bitagira umumaro. Hewe umuntu w'umugabo aho ngaho n'umugore umwe bakakwigisha ingeso mbi. Bibiliya ikakubwira ngo ntuwishushanye n'abiki gihe. N'abasore niko bimeze. Reka no mu bagore byaraje. Ingo zose mpura nazo zifite ibibazo. Umubare munini w'abagore uba ufite ibigare by'abandi bagore bakubwira ngo ibyo byo kwihanganira umugabo ntibirimo. Ariko buriya ntuzigera uhindura umuntu. Umuntu aza rimwe ukamusharirira hanyuma nawe akararuka. Nari ndimo gukansaringa umumama umwe. Umugabo we yashaririye umwana wabo w'umuhungu. Burya abagabo mujye mwitonda. Kuko niko Bibiliya ivuga. Babwira ngo mwitonde kuko iyo mbabwira gusomera ijambo ntabwo ari kurisoma gusa. Ni no kumva icyo ritubwira kuri buri domaine yose y'ubuzima. Bibiliya yatubwira ngo bagabo ba papa mwitonde mudasharirira abana banyu. Umupapa rero yafaje umwana w'umusore burya abarezi irangirigiriza abasore zigeze mu myaka 18 19 ukamubwira ngo aha ni iwanjye. Arigiye hindukira akakubwira ati sawa hasigarane. Hasigarane uhagume jyewe ngiye mu bandi. Akagenda kararuka. Niyo mpamvu biri tubira ngo twirinde kubasharirira. Nabagurugiro umugabo atangira gusharirira umwana. Kubera afite 19 umwana aratangira akavuga ati papa aranyanga. Iyo umwana rero yafashe icyemezo kumwanga arakwitura tu. Kajyamubwira ati ariko mfite inshuti zanjye kumbwira ngo nze saa moya ngo mbe mba ndi mu rugo. Hari inshuti zanjye twigana twari turi kumwe. Gara ngo nakubwiye ngo noneho zisange. Sawa arazisanga. Mu minsi mike atangira kuza yinywereye inzoga. Mu minsi mike atangira kujya yigumirayo. Kose yaramuhamagara ngo ati niba uri muri za nshuti zawe ugumeyo. Nyine yamubwira ati ariko se ubu waraye ati papa yambwiye ngo ngumeyo ngumayo. Burya muzitonde ibyo mubwira abantu hari igihe bimubwira Satani akamubwira ati ntibakubwiye ngo ugumeyo gumayo. Mujye mwitondera amagambo muvuga. Musome ikiri jambo rivuga. Hari imico tugenda. Umugore yaba yagiranye ikibazo n'umugabo wandi bagore bakamubwira ati kubwire bye nibiriya ntukabyihanganira iyo ugize agatoro bakuyoza ivu. Umugabo yaza agasanga umugore yafashe mu mayunguyungu. Imbuto z'umwuka zagiye kwihangana nta bigihari ingeso nziza zavuyeho. Rukaba rurahiye. Kandi mu gitondo wa mugore yasubirayo akabwira ati rwaraye ati ntiwumva. Hakaku mwe kwishushanya n'abiki gihe mudahwanye. Ari abagabo barishushanya, ari abagore barimo barishushanya, ari urubyiruko rurimo rurishushanya, ariko twe turi abana b'Imana, turi ibyaremwe bishya. Ikintu ntajya nihanganira ni kimwe ndabibwira abagabo bari hano.
n'Imana ntikihanganira. Iyo umugore ikibazo cya mbere maze nabwira aragukubita atoya, iyo nta nkoni zirimo no gukubita ku nkuta no kugira gute, nawe rwose mureke ajye yisambanira mwihorere. Gusa uzamufungira amazi n'umuriro umugore tugushaka ko ubwo urya hanze bityo bya hano ubwo byarakurambiye, ujye ugenda urye uze hano, ibindi byose tuzajya tubisangira uretse ibyo ngibyo. Kuko benshi baba bafite ubwoba ko azamuzanira indwara, abandi bafite ubwoba ko azagira n'umugenukwe, ubwo aho ufitiye ubwoba bari hufunga. Cyo mureka yirire hanze, ariko nurangiza ukomeze umukunde nk'umugore kandi ubimubwire. Biro rwose jyewe ndacyagukunda. Ubwo wumvise amafunguro yo hanze ari yakunezeza, genda ugumeyo, ariko nuza nzagukunda nk'umugore wawe. Nta matata, ko twe turi abana b'Imana. Iyo watangiye kuwera imbuto za kamere n'iby'Imana yari gukora ntabwo ibi kibikoze. Cyakora natangira kugukubita uzahunge. Kwarabanyambwira ntoya sinshaka umuntu uzapfa narabigizemo uruhare. Kwara abagabo bamwe nabo kandangirize kuri iki, ariko twigarukire mu byiza. Hari abagabo ugize ko ari ukuntu turi ibi bigoryi. Umugabo akubita umugore yarangiza akamuryama iruhande akanamutanga gusinzira. Wewe wakubise umuntu urangije uratinyuka umuryama iruhande uranasinzira. Usinziriye mbere ye aracyari mazi, uzagiye akazana akanyundo akaguhitana. Ahubwo imibereho y'abagabo ni impuhwe z'abagore. Ukubise umuntu urangije akuzanira ibiryo urabirya, ubwo zashyizemo umuti w'imbeba. Yego wenda bazamufunga, ariko nawe waba watambitse wagiye. Hari ibintu Imana yanga, ariko iyo usomera ijambo hari ibyo udakora ukavuga ngo ya madani iyo wantera umujinya sindi bugukubite, kuko twebwe nta nubwo twemerewe kugaragaza umujinya, ariko ibyo tuzabyigeje. Turi ibyaremwe bishya, ariko muve muri ibyo bigare, muve mu bigare by'abanyabyaha bavuga iby'ibyaha bagatekereza iby'ibyaha bagakora iby'ibyaha bakabaho nk'abanyabyaha kazarangiza nk'abanyabyaha. Twe turi abana b'Imana dusa na Yesu. Imana ibahe umugisha. Ariko gusenga, niba wicayemo hano tugiye gusenga, niba wicayemo hano ukumva umwuka w'Imana akubwira ngo mva, this message was for you, ubu butumwa bwari ubwawe. Uyu ni wo munsi wo guhindukira ugakura amaso mu isi ugatumbira mu ijuru, ugahinduka ugasa na Yesu. Uzamura ikiganza aho ubwira Imana ngo Mana, numvise ijwi ryawe kandi ngiye kumvira. Turagushimye Mwami Mana yacu, iri teraniro rirebe urigenderere, bafite umwaka mwiza, umwaka wo guhinduka, ariko urashaka ko duhinduka ibyaremwe bishya. Twese uko tungana nanjye imyaka maze ngendana nawe, ariko buri munsi uratubwira ngo tugenda tuva mu bwiza tukajya mu bundi. Ndasengera natwe dukijijwe, natwe twigisha abandi, n'abangaba twigisha, ngo buri wese umwegera umubwire ngo mva, ugomba guhinduka ukaba icyaremwe gishya, ukajya kuri nivo yo hejuru, utuzamurire nivo twariho, utuvane ku kigero tumazeho imyaka. Wigeze kubwira Abayisiraheli ngo imyaka mumaze kuri uyu musozi irahagije, nimuzinga amahema mwimuke. Dufashe kugira ngo twimuke umusozi tumazeho iminsi. Rambura ikiganza cyawe, ufate ibiganza byose byazamutse imbere yawe, imbaraga z'umwuka zimanuke zikurikiye biriya biganza, winjire mu mitima y'aba bantu, ukora ibitangaza n'ibimenyetso, ubahindure babe ibyaremwe bishya, baheshe izina ryawe icyubahiro, kandi nawe ujye wishimira kubaho umugisha. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, iyi minsi y'amasengesho, uyu mwaka wo guhinduka uzaba umwaka uzasiga ibyiza, uzaba umwaka uzasiga impinduka, uzasiga izina ryawe rishyizwe hejuru, uzasiga ubwoko bwawe buhindutse, uzasiga ubwoko bwawe bugenda mu buryo bushya, uzasiga ingo zihindutse, usige ababyeyi bahindutse, usige urubyiruko ruhindutse, usige itorero rihindutse, imbaraga zawe zikoreremo, kandi niba wakoroniye ijuru aha hose uhuzuza abantu baje bakurikiye ubwiza bwawe. Reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu, ubwoko bwawe buhabwa umugisha, ko ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.